Mbe faranga umora iki? Igice cya gatatu. Faranga ibyo utangiye uvuga none bisa nko kunshinja amakosa ntazi. Ngo sinzi uko bagutwara? Ngo sinzi uko bagutwara? Aho nawe urarengera. Wenda nta mitamenwa nunze, ariko nunze agahago kanjye ukwirwa mutigunze agashyuye na kari kose. Faranga ntiwakababonererana mu mage ngo no kukubangurira se kandi ko mbona undeba rimwe mu kwezi ukaza usanga nshigaje nayo ukarara rimwe ukagenda uba ushaka ko mara ukwezi ikambere nta toto. Wenda sinzi ko ubyumva, iryo shyano nshinja ngirira abandi riterwa n'ibyo utangabira abandi, nyamara iwanjye kacu ugenda naho ndi gisimba nyamurya abantu. Ese ko kugutunga bisaba ituze? Wenda sinzi ituze uriho uragamba, kwaba kwiminamiza neza, kwicara ukaruhuka cyangwa kwirinda guhiga nawe. Wapi rwose uriho urapfira, kuko uronka bisaba byinshi, kwihamira ku byo utabasha, kurara ijoro utaryamye urebye hirya ukanamucuza. Rwose cyane njya mba ngushaka kandi nkuba nanaguhinga, ariko nawe unyirigita cyane iyo ngeze iwawe wa kontwari ukavuza induru. Umanzira kugutanga bakaramira agatima kanjye kagatimaza, maze nkasaba kunshinja kutakubangurira ngo ubyare, nyamara nawe mbona udashaka. Ni agahenye ngenera nawe, ubundi si wowe wangurishije amayinyu uriya. Cyakoze ngiye kwiga guhaha bikeya nkeneye cyane, ariko ntumbuze kwa manyinya mu rwina, kuko buriya amafite nyinshi bitankundira kuzigura. Iyo wagiye ziranuka nizihirwa akanyamuneza, kandi zinyiragiza byinshi, kuko iwanjye ntizishyugira zitagitaha, ntabyibagirwa ngo atuze. Ni njyewe faranga, ngaho nawe rekera nawe utarengera, kuko ibyo utatura n'ibishinga aho bijya kujanisha, maze uzi uko bayapanga, maze ukwezi ugashira uyatunze. Fata amafaranga umana ku kwezi utangire ugaburere, kandi uko tubipanga ariko nawe ubikora byose, maze urebe ngo urayatunga. Fata 40 muri twese uyahare reserve ya buri kwezi, kandi uyareka atuza aho kuyongere kugeza abiri, ukore umushinga ngaruramari, maze urebe ngo urayatunga. 5 muri twe twese ugenere kwiga ugira ubuhanga, maze imishinga yigira inama, maze uhaturire ubu n'iteka kugeza utuje, kugeza utsinze, maze urugamba rugire zeru, maze urebe ngo urayatunga. Kandi none nizere ko turi kujyana nanone, kandi fata 5 muri twe twese uyagira impano ufashe n'abandi, utwerere ndetse n'abandi, tudahomba n'inshuti zawe ndetse n'umuryango ukagutahanza. Bigenze utyo maze urebe ngo urayatunga. Fata 40 muri twese, maze ube mutadohoka, ugure bike ukeneye rwose, maze urebe ngo turabana, ugatunga ugatunganira kandi ugatunganira bigusohoye. Ngaho bikore gutyo maze urebe ko utadutunga. Aho rero kano kanyuma nako gatega amatwi neza, sibyo? Fata 10 muri twese urigenera Imana rugira byose, mu cya 10 n'amaturo, maze nawe ugire icyo utanga, kugira ngo ingoma y'Imana yogere hose, kandi wishimire n'ibyo utunze. Zera ko nibwo rwose utazongera kunshinja kugambanira mu rugamba, nubigenza uko nakubwiye. Iwawe hazabe naho y'inseko nziza, ariko uririnde babona bije, ubushishozi bushyire hafi, uzacika ukaba uwo wanze kuva na kera. Nubigenza utyo uzanunga kugeza iteka. Amashyira ubwamo inshuti ya bose, kandi rwose ngenda gusanze, kandi nawe ubu ndakuronda. Sinzongera kukuvanga, ahubwo nzatuza ngo utunge unungu unungire n'ibibondo, wenda nzitwe nyiri faranga. Rero ararikwa nashyira mu kirambi, reka duhurire mu mushinga, tubane ubutadohoka, kugeza iteka turi pamoja.